Ndabasuhuza kandi ndabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mwe duhujwe n'ururimi, umuco n'amateka. Iki ni cya kiganiro turebera hamwe amagambo y'Ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'ururimi rw'Icyongereza. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Kuru News Rugurukirangoma. Mbere yo gutangira iki kiganiro ariko nagira ngo mbasabe dushimire abayobozi b'u Rwanda icyemezo bafashe cyo kugabanya inzoga mu gihugu. Ndavuga kuzigabanya kuko kuzica byo ntibishoboka, si mu munsi umwe. Inzoga ni uburozi buroga umuco bukawibasira bugasiga buwuciye, kandi umuco iyo ucitse nibwira ko n'igihugu nta ntege kiba kigifite, kiba gisigaye ni ukurunduka cyo n'abaturage bayo. Nicyo gitumye kurwanya inzoga, kwamagana ubusinzi ni urugamba twese twari dukwiriye kwitabira kugira ngo dutere leta ingabo mu bitugu. By'umwihariko nagira ngo mbwire wowe wagize igitekerezo cyo gutera akamo leta bwa mbere, ugahururiza urubyiruko, ugahururiza igihugu, uti nyamuneka inzoga zaciye ibintu, uri umugabo, Imana izaguhora imbere, kuko inzoga ntibayazi, kuko nzi ibihugu byarimbutse kubera inzoga. Umenya ngo na Sodoma na Gomora Imana ijya kuhatwika bakoraga ibyaha kubera ubusinzi. Icyo kintu tujye duhora tukizirikana, kuko inzoga niyo ntwaro wakoresha kugira ngo urimbure igihugu mu buryo bworoshye cyane. Imana izaguhora imbere. Tugaruke mu kiganiro cyacu, turebe neza ibidutera, turebe aho abanzi badutera baturuka: ururimi, umuco n'amateka. Iyo urebye neza usanga inzoga, ubusinzi, utubari, utubyiniro, ibyo byose ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda. Jya mu mateka y'u Rwanda urebe ukuntu u Rwanda rwabayeho, urasanga ibyo byose atari umuco w'Abanyarwanda. Ni ibintu byaje gutya gusa byitwa ngo ni amajyambere. Na kare baravuga ngo Kiliziya yakuye kirazira. Uwabivuze yari azi icyo avuga. Tugiye kubireba mu magambo turasanga koko ibyo by'inzoga ababigizemo uruhare turatunga agatoki abatubeshyaga ko baje kutwigisha inzira y'ukuri, inzira igana ijuru, inzira y'Imana. Aribo bafunguriye imiryango ubusinzi, aribo bafunguriye imiryango ibibi byose igihugu kirimo guhura nabyo. Tega amatwi ubu. Iyo bavuze Sodoma na Gomora, ujye umenya hariho ba bandi bamurikirwaga na ya nyenyeri y'amajyaruguru. Ako kantu uzagashyire mu gutwi: Sodoma na Gomora. Uzakurikirana amateka ya Sodoma na Gomora uzamenya ahariho. Ikibabaje kitumvikana nuko abantu ba Sodoma na Gomora aribo baje kutwigisha inzira igana Imana, kandi barayigumuyeho kugeza ubwo ibarimbura. Aho ntibyaba, ahubwo byari ukutuzanira umuco wabo, umuco bazize, kugira ngo natwe tuzarimbuke nkabo. Baduciye muri bumwe gute? Cyakora nizere ko hageze kugira ngo turebe ukuri. Nanone ariko ntabwo ndimo guha ijambo ba bandi bigisha ibintu byo guterekera, ibintu byo kuraguza, ibi n'ibi, nabyo nta mwanya bifite. Nta mwanya byari bikwiriye kugira mu muco w'Abanyarwanda. Imana turayizi, tuzi no kuyisenga. Kuba turiho byonyine tuzi ko turiho kubera yo. Ibisigaye sinzi ibyo ari byo. Ngo banyoye, basinze iki? Inzoga, urwagwa. Urasinda ibyuzi. Ntabwo mpamya ko ibyo bintu bikomoka, izo nzoga, ntabwo mpamya ko ari umuco w'u Rwanda, ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda. Barakubeshya. Ngiye nkunda gukora ibiganiro mvuga ngo
ibintu byose bikomoka iwacu. Iyo mvuze iwacu mbavuga muri Afurika, ariko ngashyira u Rwanda imbere cyane. Ahari ni ukwikunda, uretse ko n'ukuri nzi ko kurimo. Icyo mpamya cyo uyu munsi nshobora kuzamura urutoki ni uko inzoga, urwagwa, ubusinzi ntabwo ari ibintu byo mu muco wa Kinyarwanda, ntabwo ari ibinyarwanda. Nicyo gitumye niyo wabaza umuntu uti mbese inzoga urazinywa, inzoga ni iki, urwagwa ni iki, ntabwo yagusobanurira. Yakubwira ngo benga ibitoki bakagira gutya, amasaka bakagira gutya, ariko n'ayo masaka ntazi aho akomoka, n'izo ntoki ntazi aho bikomoka. Aranywa gusa, ugasanga rero ngo umuntu yanyoye yasinze, ntamenye ibyo yasinze aho bikomoka, ntamenye ibyo yasinze ibyo ari byo n'uburyo bikorwamo. Abashakashatsi bagiye biga ukuntu ibintu bishobora kuvangavanga bikazabyara ikintu bita alcohol, ari nazo nzoga ahari. Ibyo ngibyo ariko ni uburozi nyine, na kare iryo somo baryita chemistry cyangwa se chimie. Chimie bivuga uburozi byanze bikunze. Ubwo buhanga rero twabwigishijwe already n'abantu bakomoka hehe? Sodoma na Gomora. Ayo mashuri niho bagiye babyigira. Nabonye hari n'abakora ubwo burozi mu isukari, nabonye hari n'abakora ubwo burozi mu bintu byose. Ubwo burozi babukoramo, ariko kubera ko babyize kandi babyigishijwe. Simpamya rero ko Abanyarwanda ba mbere banywaga inzoga, simbihamya. Nta n'undi wabimbwira ngo mbyemere. N'ikimenyimenyi tugiye kubirebera hano. Iki kiganiro cyitwa ururimi, umuco n'amateka. Izi ngingo ukoresha nizo zikubiyemo icyo nakwita DNA cyangwa ADN, ndavuga ibi bita uturemangingo tw'igihugu. Niho dusanga ishusho y'igihugu mu gihe cyashize, kugira ngo tube twagishakira icyerekezo. Ushatse rero gusenya igihugu naho ahera: ururimi, umuco, amateka. Nuko akaba yamaze kukugeraho uburenganzira bwose bushobotse. Mu ishuri nize marketing and communication, bivuga urumvamo market, isoko, communication ni gusobanura ikintu kugira ngo cyumvikane neza. Communication ibyo ntabwo bigomba ibintu by'amasoko gusa, hari mbese n'uburyo bwo gusobanurira abantu ibyo ushaka ko bamenya muri make. Tugiye rero mu bijyanye no kugurisha. Isoko, uruganda rugira gutya rugakora igikoresho, ruti tujye kukigurisha, tujye kugishakira isoko. Ugomba rero gushaka uburyo uzajya gutaka cya kintu no gusobanurira abantu ko icyo kintu bagikeneye, niyo baba batari bakize habe nabo, ariko wowe ukabasobanurira kugira ngo cya kintu bumve ko kibafitiye akamaro kandi kibagirira akamaro koko. Aha rero niho umutego uba. Mwarimu yaduhaye urugero ati, niba uri umuntu uzi kugurisha koko, baguhaye firigo ngo ujye kuzigurisha abaturage batuye mu karere ka Himalaya. Himalaya ni wa musozi muremure uri hariya hagana muri Tibet, hafi yo mu Bushinwa. Ni umusozi uhoraho birengeze kuba ubukonje, ubutita. Ariko wowe bakaguha firigo ukajya kuyigurisha abantu baho, ukabereka ko bayikeneye kandi bakayikenera koko, bakayikoresha. Ukabereka ko ibafitiye akamaro kandi ikabagirira akamaro koko, bakayigura. Marketing, communication. Ibyo rero nibyo aba bahungu ba Sodoma na Gomora badukoreye. Batwumvisha ko dukeneye inzoga, batwumvisha ko dukeneye ibintu, batwumvisha ko dukeneye ibintu. Turabyemera koko, turabikenera. Biza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugeza naho inzoga bazishyira mu buzima bwacu, ngo inzoga nizo zajya gusaba umugeni, ngo inzoga nizo zizajya kumara imanzi izi n'izi, ngo inzoga nizo zijya gushaka ubushuti. Inzoga. Ni nko kubwira isamaki utiva mu mazi nkwereke ahandi hantu bahakubereye.
umenya wajya kubwira isamake gutyo yayijyana mu cyungo kujya kuyiteka cyangwa kuyipanu kujya kuyikaranga ahari, kuko nta handi hantu mbona isamake yaba hatari mu mazi. Natwe rero nk'ubu aba bahungu bandi twita ngo ni bene madamu ndabisetse nitutabitondera. Sinzi rero niba baraduciye muri humwe cyangwa niba ariko byagombaga kugenda kugira ngo igihe nikigera tubereke ko natwe dufite amaso. Ariko ngo utwaye icumu ry'Imana ashyiraho n'agakere gitwa ke, nibwira ko hageze kugira ngo ibintu byabo tubitere umugongo. Hari udasobanukirwa neza impamvu z'iki kiganiro, nyamara ni ikiganiro gikomeye. Aha turavuga inzoga, turavuga urugamba igihugu kiriho cyo kurwanya inzoga. Birumvikana ko hari bamwe batishimye ngo bababujije kunywa, ngo bababujije kwishimisha mu nzoga. Abandi bati ni uburenganzira bwabo. Ariko nanone natwe dufite uburenganzira bwo kurwanira ibyiza by'igihugu cyacu, twamagana ibisenya igihugu. Ni nacyo gitumye izo nzoga si inyarwanda, inzoga si ikinyarwanda, kuko niba inzoga ari umuco w'ikinyarwanda twagombye no kugira ijambo ry'ikinyarwanda ribitubwira. Niba rero inzoga iryo jambo atari ikinyarwanda, kuko inzoga nta mwanya zifite mu Rwanda. Wambwira ngo yego ngo ariko ngo zitwa urwagwa, nabwo nkakubwira nti urwagwa si ikinyarwanda. None se niba tubona ko zirimo gusenya umuco wa kinyarwanda, niba tubona ko izo nzoga zirimo gusenya umutima w'u Rwanda, kuzamagana no kwanga u Rwanda se? Oya, kwamagana ibintu biturutse hanze y'igihugu bije gusenya igihugu ni urugamba umuntu wese ukunda igihugu yari akwiriye kurwana. Aha nongere by'umwihariko nshimire abayobozi b'u Rwanda. Ikintu kintangaza cyane ni uko nta na rimwe ndumva hari umwe muri aba bantu bigisha iyobokamana, aba bafitanye isano na Vatikani, nta n'umwe ndumva yamagana inzoga. Kandi ni mu gihe kuko barazicuruza bo bonyine. Uzajye muri za ekonoma generale uzasanga zuzuye, mu birori byabo usanga huzuyemo inzoga. Ni ukuvuga ngo inzoga ni umuco wa Vatikani. Bahinga imizabibu, barazenga, bazikwirakwiza ku isi yose. Ni ukuvuga ngo nta kuntu bakwamagana ikintu nabo ubwabo bikundira, cyangwa se ikintu ni business yabo, ibaha amafaranga. Izo za Aquavitae nuko izo za eau de vie, ni ukuvuga ni ibintu byabo. Nta kuntu rero babyamagana, kandi nibo bari bakwiriye kudufasha kwamagana ubusinzi. Ese wakwamagana ubusinzi kandi ucuruza ikigutera? Ese waroga umuntu ukamubuza gupfa? Harageze ngo abantu basobanukirwe kandi babwizanye ukuri, ko abantu bihaye Imana ugasanga baracuruza ibintu ibisindisha, ni ibintu bitumvikana habe na gato. Bose ndabivuze ntihazagire unyumva nabi, kuko ni ukuri. Ukuri rero guhari kuravugwa. Inzoga bikomoka ku ijambo ry'ikilatini. Iyo tuvuze ikilatini jya wumva Roma, Abaroma, babandi bishe Yezu, babandi babambye Yezu. Iyo tuvuze Abaroma jya wumva Vatikani. Iyo tuvuze Vatikani wumve Kiliziya Gatolika. Wumva Kiliziya Gatolika wibuke abo bitaga abamisiyoneri cyangwa abaterebura, Père Blanc. Hanyuma tugende kuko abo nibo baje bakurikiye abo bitaga
mu gifaransa umuntu yabita explorateur. Abangaba bavuga ngo baje kuvumbura, twavumbuye Afurika, twavumbuye Amerika, twavumbuye ibi n'ibi. Nyuma yabo hazaga abapadiri, noneho abapadiri bakabanziriza abakoloni. Tubyumvikaneho, ayo ni amateka n'incamake wa mugani y'amateka, kugira ngo wumve uruhare rw'abapadiri mu bukoloni, uruhare rwa kiliziya mu bukoloni. Iryo jambo rero inzoga rikomoka kuri iryo jambo ryo bita nyine ku ijambo ry'igitaliyani nk'uko nari mbivuze, ryo bita aqua vitae, mu gifaransa bavuga ngo ni eau de vie cyangwa water of life, ngo ni mu cyongereza niba nshishirije. Iyo rero aqua vitae niyo yaje kuvamo irindi jambo nanone dusanga mu bihugu byo bita Iberique, ni ukuvuga Espagne, Ubusipanyoro cyangwa se Portugal, byo bita aguardiente. Iryo jambo turumvamo ikintu bita agua. Ndagira ngo mbibutse ko izo eau de vie cyangwa aqua vitae ni inzoga zijya kumera nka kanyanga cyangwa waragi, inzoga zikomeye cyane. Iyo rero mu ijambo rigufi babyise agua. Iyo tugiye nko muri za Colombia dusanga agua de banana, ni ukuvuga eau de vie à base de banane zikomoka ku bitoki cyangwa se no ku zindi mbuto zose, agua. Aho ngaho rero niho haje kuvamo ijambo urwagwa. Iryo jambo nanone agwa niryo bamwe bavugaga uko wenda bashyoma cyangwa babishaka, cyangwa amagambo bakayita oga. Hari n'abayise ayigwa. Oga niyo yabyaye ijambo inzoga, nk'uko agwa yabyaye urwagwa. Kugira ngo ibyo byumve, hari nk'ibinyobwa byo bita oga, ariko byo bikunze gukorwa mu tubuto bita schnapps. Bikunze gukorwa nko mu mbuto, bakavangamo wenda nanone n'imineke rimwe na rimwe, mbese imbuto zose zitandukanye bagakoramo, cyakora byo bikunze kuba atari ibisindisha. Ubwo rero wabyumvishije neza ko urwagwa si ikinyarwanda, inzoga si ikinyarwanda, ahubwo ni ibintu byaturutse nyine hehe, muri Sodoma na Gomora, ubusinzi. Kuko twebwe ntabwo twari tuzi gukora inzoga. Abanyarwanda niba baranyoye, icyo nzi cyo nuko hari abanywaga amata no kunywa amazi, nabyo sinzi niba byaranabagaho, sinzi ukuntu babagaho kera. Ubwo ngubwo wenda mwazambwira, ariko igiye gusa icyo nagira ngo nisobanurire nuko iryo jambo inzoga atari irinyarwanda, urwagwa si ikinyarwanda, ni ibintu inzoga, gukora inzoga izo byo bita ngo nyine eau de vie n'ibiki byose, cyangwa water of life cyangwa aqua vitae, ni ibintu by'abazungu byaturutse Sodoma na Gomora. Twebwe ibyo bita ngo formule, mu kuvuga ubuhanga bwo kubikora, ntabyo twari dufite, nibo babituzaniye. Kandi n'ikimenyimenyi, iyo ugiye iwabo usanga inzoga zamaze abantu. None rero inzoga nizo zabatandukanije n'Imana. Iyo bazinyoye ngo roho yabo ngo iba ari mu cyongereza ngiye kubivuga free, nta kintu baba bitayeho, bumva ko ibintu byose babifiteho uburenganzira. Nicyo gitumye gusenya igihugu byoroshye. Inzoga rero zirakoreshwa kugira ngo abantu ngo bishime, kubera ko ibyishimo byabo babivana mu nzoga.
ibyishimo byabo babivana muri alcohol. Twebwe dushobora kubona ibindi byishimo biturutse mu kwemera Imana, ibyishimo biturutse muri roho yacu, biturutse mu mibanire yacu, gukundana, kumvikana, tukishimana. Izo nzoga ni izi. Ibyishimo bitewe n'inzoga nta byishimo birimo. Umunezero uturutse mu nzoga nta munezero urimo. Ibyo byose ni ibintu bya Sodoma na Gomora. Mwabyumvise rero ko ahangaha ntabwo turi mu magambo noneho y'Ikinyarwanda afitanye isano n'Icyongereza, ahubwo noneho nta magambo afitanye isano ahari n'Ikilatini. Nagira ngo nibutse ko turi mu kiganiro ururimi, umuco n'amateka, ikiganiro dusangamo amagambo y'Ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'ururimi rw'Icyongereza. Iri jambo rero aqua, nubwo ari Igitaliyani cyangwa Ikilatini, ariko no mu Cyongereza rirakoreshwa nk'uko turisanga no mu zindi ndimi z'i Burayi. Mu Giportugal nk'uko twabivuze agua, mu Gifaransa turisangamo, mu Gisipanyoli turisangamo, no mu bindi bihugu. Ubwo rero ntabwo twagiye kure y'umugambi wacu wo gushaka amagambo afitanye isano n'ururimi rw'Icyongereza. Ndabashimiye, nkomeje kwifuriza ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Cool News Rugurukira ngo naho ubutaha. Imana ibane namwe.